Umva neza ibyo usabwa kuzakorera umukunzi n'ibyo utegetswe kwirinda kuri iyi Saint Valentin cyangwa se Valentine's Day bitewe n'ururimi umenyereye ukaba umunsi w'abakundana mu rurimi rwacu rw'Urunyarwanda. Yaba ari umugore musanzwe mubana cyangwa se umugabo mubana, yaba ari umukunzi mwitegura kubana, ibivugwa muri iki kiganiro cy'iminota itari myinshi cyane cyane ko itageze no ku 10 birakureba cyane, kandi uzabikorera ugukunda ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026. Icya mbere ngo ni uko utitaye ku kazi ufite n'igihe ukamaramo ukeneye kuzamubonera umwanya nibura w'iminota 15, bikaba byiza ko mwakoresha uwo mwanya muri mwenyine ahantu hatuje, hatari urusaku, hatari abana cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kubarwanya cyangwa kubabangamira. Ngo ikindi muzirinde guhurira mu gitanda mu buriri aho musanzwe muhurira cyangwa se mu kabari, ngo ntabwo ari byiza cyane. Ngo uwo mwanya muzawukoreshe muganira ku gihe mumaze mukundana, mwibukiranye uburyo mwamenyanyemo, icyo mwakundaniye, aho urukundo rwanyu rwavuye naho rugeze iyi saha, ndetse ngo munibaze ku kazoza cyangwa se ahazaza h'urukundo rwanyu, niba hari aho rugana cyangwa se niba ari impano mve ku bagabo aho usanga umukenera, ndavuga ukenera umukunzi, umugore cyangwa se umukobwa ukunda, ukanamubwira neza ari uko gusa umukeneyeho service zo mu buriri, sex no kwishimisha bijyanirana. Cyangwa se kandi ngo niba ari impanirire ku bagore aho usanga uhamagara umukunzi, ubwo ni umugabo cyangwa se umusore ukunda ukeneye serivisi z'amafaranga n'ibindi bijyaniranye no kugukemura utubazo twa finance, ukamubera akarya abarezi. Ngo kuri iyi Saint Valentin cyangwa se Valentine's Day muzaganirire hanze ahantu hatuje, mu gashyamba cyangwa se muri jardin, iruhande rw'amazi niba harahari, niba musanzwe munaryamana ngo mbere yo gushinga urugo. Ubu kuri iriya nshuro muzabanze mufate nibura iminota 30 muganira, mutari mu gitanda cyangwa se mu byo bikorwa nk'ibyo ngibyo, muganire ku bazaza hanyu. Hanyuma nababwira iki, nyuma muzajye mu buriri ngo n'ubundi biryoha bisubiwemo, gusa mujye muhora muzirikana ko urukundo ari ikintu cyagutse cyane kidashingiye kuri sex no gufashanya mu by'amafaranga gusa. Ngo igikomeye kurushaho ni ugushyigikirana, gutegana amatwi no kugirana inama ku biremerereye buri umwe muri mwebwe mudahishanya. Ngo ubaye utanahari wenda ufite akazi ko mu nzego z'umutekano cyangwa se akandi kazi katatuma upfa kuboneka mu buryo bworoshye, uzibuke gushaka telefone umuhamagare nubwo yaba iminota 5 cyangwa se basi umwandikira ka SMS umwibutsa kumuzirikana. Hari ubwo usanga umukunzi wawe arwaye ihungabana yenda no kuziyahura utabizi, kuko utaje umuganiriza utuje ngo wumve ikimuri ku mutima n'ikimubabaje, ahubwo ugatekereza ko icyo akeneye cyane kurusha ibindi buri gihe kiba ari amafaranga cyangwa se akeneye umubiri wawe niba uri umukobwa. Ikindi kandi niba uri umusore hejuru y'imyaka 25 ukaba ufite umukunzi mumaranye imyaka hejuru y'ibiri mubanye nk'umugabo n'umugore, cyane ko bihanze ku bantu batarashinga urugo, uhora umuha ibinini byo kuboneza urubyaro cyangwa se n'inda wamuteye mukaba mwarayikuyemo, ahanini binanaturutse ku mategeko yawe, ngo ntimwiteguye cyangwa nta bushobozi buhagije murabona, ngo byaba byiza umubwiye igihe uzamushyirira mu rugo, cyangwa se ukarekura ubwoko bw'Imana bukagenda bwana Farawo, kuko nyine n'ubundi ubwo uri Farawo, kuko ngo murekuye wasanga yabona undi umukunda akanamukwibagiza. Kuri iyi Saint Valentin uzibuke kubwira umukunzi igihe muzabanira mugashinga urugo n'umuryango nk'abandi bose. Nawe wa mukobwa we uzibuke kubaza umusore ugukunda, nanashaka guha imyaka 2 nta kibazo, gutegereza uzi igihe biruta gutegereza nta warrant, nk'uko dutegereje isezerano rya Yesu ryo kuzagaruka nawe usa nk'uwatubeshye. Ikindi kandi ngo muzasuzumire hamwe niba mudapanga imishinga y'ubukwe irenze ubushobozi bwanyu ku bijyaniranye n'inkwano cyangwa se ibindi birongorano ibyo ari byo byose. Ngo binashobotse umukobwa ari ufite amafaranga yayazana akaba ariyo mukoresha ubukwe, cyangwa se yaba ntayo mugakora koco akizana, mukazirega ku babyeyi nyuma, mwanakora civil marriage mukajya mu murenge mugatahana, kuko n'ubundi ngo urukundo rudashingira ku bukire cyangwa kwigaragariza ku bandi ushaka kubereka ko ukomeye kandi nta mafaranga n'ubushobozi ufite. Ngo muri iyi minsi birahanze ko abasore n'abakobwa bakora ubukwe buhenze mu mamodoka n'ahantu heza cyane, nyamara kandi ari amacredit bafashe muri banki, maze mu ntangiriro z'urugo rwabo ubuzima bukagurana cyane. Twakwibutsa ko uyu munsi washyiriweho kwibuka Padiri Valentin wabayeho mu kinyejana cya 3, aho Roma yategekaga isi muri politiki n'iyobokamana yari yarabujije ubukwe no gushyingiranwa, kuko Roma yari mu ntambara kandi ishaka ko abasore bose bashya ku rugamba. Ngo ntiyashakaga ko hari ikintu icyo ari cyo cyose kirangaza abo basore bari ku rugamba, akaba ariyo mpamvu Roma yari yarahagaritse ubukwe no gushyingirwa. Nyamara kandi ngo Padiri Valentin yabirengagaho nkana, akajya ashyingira abantu rwihishwa nimugoroba mu ibanga rikomeye cyane, bagatahana. Aho byaje kumenyekana maze uwo mupadiri bikanamuviramo gukatirwa urwo gupfa akicwa. Nawe iyo uzirikana ko urukundo buri gihe rusaba guca bugufi, kwiyoroshya no kwibabaza, aho gushaka gukora ibishimwa n'abandi bose, rimwe na rimwe ugakora ibirenze ubushobozi bwawe. Uzibuka gusaba umukunzi imbabazi ku makosa umaze iminsi umukorera, kandi umushimire ku gihe mumaze muri kumwe akaba ataragutaye ngo agende nubwo yari afite andi mahitamo menshi yo kuba yabikora. Icyanyuma twakubwira ni uko mu rukundo hakenerwa flexibility no kwirekura, ariko ukibuka kurinda ubuzima bwawe no kurinda ejo hazaza na pride yawe. Niba umukunzi amaze imyaka 2 agusaba waramwimye, ngo byaba byiza wongeye kubitekerezaho,
ariko ukibuka kwirinda. Umunsi w'abakundana si uw'abadahuje igitsina gusa, ahubwo ni uw'urukundo muri rusange nk'Abanyarwanda by'umwihariko n'ikiremwamuntu muri rusange. Muri iyi si yacu itagira ukuri n'amategeko, itagira umutima n'ahazaza hafatika, urukundo ruzababera urumuri rwirukana umwijima w'inzigo zishingiye ku moko n'indeshyo y'amazuru, inzangano z'imiryango, gusuzugurana guturuka ku busumbane bw'ubukire n'ubukene, amadini cyangwa se ibara ry'uruhu, rutubere itegeko risumba ayandi yose. Tuzakomezanya nyuma y'ubu buzima. Uwitwa Paul Wazirere Yaziya yaranditse ati: niyo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, ngo naba ndi nk'ikigunguru gihuruduka ku misozi cy'ibomba ugatana, ariko kitagira igisobanuro. Uwitwa Salomon yanditse mu ndirimbo ye ati: amazi meza ntashobora kuzimya urukundo, kandi n'inzuzi n'imigezi ntibishobora kurutembana. Igikomeye yageretseho, yaravuze ati: umuntu aramutse atanze ibyo afite byose ngagura urukundo, abantu ntibabyitaho. Bishaka kwerekana ko nta mbaraga izo arizo zose zivuye hanze yanyu zishobora gusenya urukundo rwanyu. Ariko kandi niba mudakundana mucunganyeho amafaranga n'ibindi ibyo ari byo byose bidashingiye ku mutima w'ubunyangamugayo, urwo rukundo rwanyu narwo rumeze nk'inzu yubatse ku musenyi. Wibuke kuduha subscribe ukaba wari kumwe na Sylvain wawe nk'ibisanzwe.